bakunzi ba channel yacu. Hari umuntu watubajije ngo ni gute ngo bakora tag kuri Facebook, mbese ugiye gukora nka post ukaba watagingaho abantu barenga 100. Ese nawe waba wibaza kino kibazo? Rwose ndaje mwereka ukuntu wataginga abantu barenga 100. Gushishikariza gukora subscribe kugira ngo video zacu zajye uzibona mu ba mbere. So nta kindi kintu ukora, uraza uze kuri Facebook lite yawe, Facebook lite like this. Ubwo uraza kuba wakoze login kuri account yawe, nturangiza uze hano hantu ugashyira post, uvuga ati yenda ni link ya video ugiye gushyiraho, iyi posting nyine. Urabona ko link ya video tuyishyizemo. None hano hasi hari akantu kavuga ngo tag, uraza kandi kuri kano kantu ka tag, ubone nyine abantu ugende uselecta uhitamo nyine abantu ushaka ko utagingaho iyo post. Mwibutsa ko iyo ukoze tag nk'uko post ubu yipostinze kuri wowe no kuri timeline y'uwo muntu, bivuge ngo inshuti aba friends b'uwo muntu baba babonye post. So iyo ugeze aha ngaha urabona ko bibaye finish, uhita ukanda done. Rero urabona ko tag yacu ihise igaragaraho abantu 29, ubwo ni 30, kandi dushaka kutaginga abantu barenga 100. Urongera ukandeho hano handitse ngo wivu uhawe nayo honore and 29 others, ukandeho. Uhita ukanda hano handitse ngo change tags. Numara gukanda hano handitse change tags, urongera uze umanuke, uhita ubona haje abandi, ukandeho nabo urongera ukandeho, sorry, okay, nabo ukandeho, uhita ukanda done hano hasi. Urabona ko abantu bacu bamaze kuba 59. Turongera dukandeho nk'ibisanzwe, dukande change tag, tumanuke hasi, dute tubona ahandi hantu hari abantu badataginze, tubakandeho. Uretse ko abangabo bagomba kuba ari aba friends bawe. Iyo ukoze post ukamushyira muri hashtag cyangwa se ukamutaginga, ubwe abona notification ko wamutaginzeho ikintu akaba yakireba, ariko n'aba friends be barabireba. N'ubundi dukore done repeating nk'uko twabikoze, bamaze kuba 89. Turongera dukandeho, dukande change tag, tumanuke, mbese ugenda ukomeza ubikora gutya paka umubare wifuza uwugezeho, paka uwugezeho. Hano rero nkwibutsa ko ngenda kubahitamo bose, ariko wowe uhitamo abo ushaka. Iyo ushatse bamwe na bamwe urabasimbuka, ubwo ni ubushake bwawe. Dukande done. So urabona ko hano batubwiye ngo dutaginze abantu 119 barenga. Urumva ko twakomeza umubare wose dushaka. Twarangiza tugahita dukora post, tugakanda kuri post. Hano tuvuga ko post yacu irimo updating nyine kuba yaba posted. Okay, ibaye posted. Urabona ko dupostinze abantu 190 others. Urabona ko twarengeje 100. So rero nuko nguko bakora hashtag kuri Facebook. Niba ukunze ino video ukora subscribe. Nawe nimba ari ikindi kintu wifuza kutubaza, rwose watwandikira muri comment tukagusubiza. Ya bye bye, yari Naizo, muba muri kumwe.